duhana gahunda kuri Facebook. Akanze muhamagara Zenuti. Ni mwiza. Sha nimba uko mubona kuri Facebook ari nako asa. Hello? Yes Munyana. Mr. Bebe. Amakuru se? Sha nanjye nire mu rugo ndi mu kazi. Hari abakozi twirwanye mu rugo twaritangiye mu nze yapfuye. Yari yazibye. Ubwo rero sha niko kazi niremo nyine mo gufasha umutekinisiye. Okay, yani byiza kabisa. None se sha munyatse tugahura koko. Urangiye rwose ari ikintu kimwe kimbangamira mu buzima. Uzi kuvugana n'umuntu mukamarana umwaka wose muvugana kuri Facebook mutari mwanahura. Sha nuko inenda byifuza pe. Gose panga duhure. Oya nta kibazo ngiye mfite umwanya. Just gitwarimo dukora byarangiye. Byarangiye usibye kujya muri douche gusa. Oya ntabwo nyanoga amazi ashyushye sha. Gusa ariko mfite na chauffe mbishatse se ko nta kibazo. Okay, noneho reka nkwereka tugiye guhurira. Aha. Nihuri ntacyo. Reka nze mpagere. Ntacyo nushaka kunafata kamandaza nkishyure. Oya nta kibazo ngiye guhitanze. Sawa urakoze cyane. Ewa numbabariye kabisa sinkubure. Oya nta kibazo. Icyo ushaka cyose urakiryaho muri bebe. Sawa sawa. Urakoze. Shushu, hano nageze kuri cya gipangu wari wambwiye uze kuba yawusha. Ninjiremo indani. Nizeye ko wahageze nawe. Oui. We barman. Barman, kiriya karame kiriya. None nkere. Umvuke ushaka kubwira yego boss. Yes, hari umukobwa ugiye kuzana. Urumva? Namutumenye. Urako nashatse umwanya w'abantu bakwisibyo. Hanyuma uyu mukobwa naramukaje. Akava mushaka primus uvuge ko nayihari. Yewe, nyana kwaka n'ikiranganirwa cyaje. Uvuge ko ntayo. Mubiribwa. Ibyo kwaka byose uvuge ko ntayo. Bihari. Oya, nta kintu ufite mu fuka ngani kofi nazanye. Ufite amafaranga note y'igihumbi. Igihumbi nako kirimo fanta ebyiri akabintu mu kuvuga nibiki. We naramukaje ikintu cyose akwakuvuge ko ntajyari uvuge ko igiye ari fanta. Naramuka narengeje nimwe. Ntacyo wanankopa nacyo naza bananayaza. Siko bitemeko. Wowe nta kibazo na telefone nakwemera nkayisiga. We mfasha gusa icyaza kukwaka kindi kitari mu byo nkubwiye. Uvuge ko nta gihari. Imbabara umfashe gute. Urumva? Nta kibazo. Iyo ndiro ndayigukorera. Narenze ebyiri imwe muremeye munankopa. We genda ndabona je genda. Urakoze. Karibu shari, karibu rwose. Ntari karibu komeza uzi. Ntari akora nawe wambaye neza we. Ushaka kamwe? Shari umeze ute? Baba yewe ga. Shushatse kwicara. Izuba riranye kumva. Noneho bizi. Yera nende mazakaye. Cyane ndabyemera urukundo n'impumyi. Reba izina ni ry'umuntu umuntu akwise Munyana. Kuri ko Imana yari itegereje umva uri Munyana. Uri Munyana. Ahubwo nano yabongeraho Munyana bakongeraho na Singa. Ashaka kinani gakaba. Na Singa kuko ufite kabiri keza nk'ako umuntu nyine ubona
Ya, none se ahubwo ushobora nko ariko nyine ngo ufite icyaka cyataye. umva shiri ariko nawe reba iki kirere izuba ni hatari. Ya, ariko ni byiza. Barumani. Karame boss. Vugana na sheri wanjye Munyana kwatse ikintu cyo kunywa. Baruma Karame. hano mufite sino Zarashize. Simina fina zirimo. veoje nazo Twiga kuzirangura kera. senda wiki None se nta veoje mufite? basi ngomba fantastic ko Namwe boss murakoresha. Ni Castro gakonje n'ubundi ntari. shanda na shonje Sabantu. Mufite inoza sawo, mufite brushette. Brushette ntazo. habari na Iyo tutare fanta zonyine nta kibazo. Bebe nzagusohokana ahandi hantu urumva uretse. Noneho uzemera. Nanjye nuko gusa nashatse hano hafi kuko nanga. nyine cyo ko ngukunda nakunda. Niwe watumye oranje? Reka ndarengana. Bamubwiye. Ubusubizo barumani wa hano arumva. Njye nigeze ngutuma Barumani oranje. yakwatse sitoro ikonje imwe hano na sitoro ikonje imwe yindi hano. Urabona Musa rwose. Basasi. yazana sitoro byararangiye nako ntago ajya yinywa. Sheri cyangwa nguranira nta kibazo. Nta kibazo ntacyo. Kameze nk'inkweri. Nta kibazo ndanywa oranje. Sheri baya ngo yabaye ko ngo yabonye uri keza gusa na. Rwose ma ntuzanga mu mwaka kabari. Ndabana. Oya humura nta kibazo cyo nzakujyana ahandi hantu heza urumva hahandi ushobora kuba urumva oya byihora ndabyikorera ngomba kuguhakeye ega nkubonye nari ngukeneye Muryoherwe. Urakoze. turyoherwe nyine saa 10 mugiye kurya umva shushu umva nari ngukumbuye mbega nari meze nk'imbyeyi ishaka iyayo Sure. cyane urakoze shushu cheers cheers bebe Ubuzima bwacu. asante Ya. Naje nyoboza inzira yose ngenda ndeba ku bipangu. ugenda ureba ko haba ari sheri Amen. cyakoze mbakubwiza ukuri izina ni ryo muntu shamba iwanyu bakwise Munyana uri Munyana kabisa Ko pati nawe urakabye. ariko hari ikintu kimwe ngiye kugukorera sheri ngiye kugushakira umwanya muri office yanjye Ngaho se be. Dukorane. cyane rwose ngiye gushakira umwanya muri office yanjye uba uri hafi yanjye ku buryo umutima wawe uzajya utera uri muri office yawe wagira n'ikibazo nkahita mbyumva Cyane ntabwo twazajya dukora oya tuzakora humura hajya shusho hari akazi wari ufite cyane ningo afite ariko contract yanjye igiye igiye kurangira. kurangira okay kanumbera oya nta kibazo oya harya hano nkorera urahazi sinakubwira vendredi wabona akanya ukazaza ukansanga Vendredi soir. nta kibazo Cyane rero. okay nta kibazo njye gushakiramo umwanya icyo nzi cyo oya mwana mwiza nkawe Rero dore amasaha aramfashe rero. usijye kugenda Nzagaruka nyine dufite umwanya urambuye. okay nta kibazo noneho ndumva gusa ariko wakoze uriya mukunzi wumva Cyane ndishimye. Munyana Sheri. Man, siko ngabaye ibyukira. Siko mwabaye beza bakobwa. Cyane nkawe ndabona waka. Shoka mbabwira kubera akazi kenshi dufite dusigaye dukora nk'umutima sinyibona umwanya. Nyine Paul. Nyine kubera ko contrat yacu igiye kurangira bose sigaye dukoresha nta guhagarara mbabwire Ibyo none kintu wabaye. Umuntu aragenda akakubura online hehe hose umva Ngagenda ugakora bize. niyo mpamvu twaburanye nyine ariko wumve ngo mbafitiye amakuru Tabara ndugukeka. ari ngaho nimurebe uyu mutipe yitwa Pati ndi mu rukundo nawe
Rupati Bacanze yakora amasuku na yepfo kuri toilette. uva ubundi yitwa Patrick niko nababwiye ubundi Patrick, njye nawe turi mu rukundo mva mbese genda muzi Tipa afite biro ye Rupati kuri toilette na yepfo ndabizi by'abakobwa mwagize ishyari Ntabwo ari ukutwanga ngo dufite icyari. Ahubwo wahisemo nabi. njyewe mpitamo nabi ngiye kuba risiga mu rungano du bivuze ngo ugiye kudusiga mu rungano mva nyine ahubwo mwitegure aha maze ko ari mu inshuti z'abakobwa ngira nubwo mumenye ko ari muzanyambarira Niba ari ukurwa nyine ku mwanya wanjye. rero nyine nzashaka umwanya ashaka ubone tubipange sibyo bashaka nawe abakobwa bambwiye bishobora kuba ari byo rero nsubirayo njya kureba ndabona mpageze surabanza bajya kuri toilette Kamera bite muri sister mwiza Toilette bari inyuma bateye no gutya batango sister bari inyuma urakoze sawa Mano, fascia la tamboni, mama, naribuze kumbona pe. Naribuze kumbona bana ubundi. toilette muri gukoresha ni hehe amaze gutunganya toilette Ish, ma. Nsanga hano ntabwo namukira ngo nsamenye ko ari njye ukora amasuku hano nuko namwemeye yuko ari njyewe boss wa hano sinamukira. Kino dosiye ndayiga. Ikimbara kwa magana nako bumva. Bose. Uratinya ukitebisha amaguru nk'imbwa naso. Narinde mu kazi. Nikora pacha. Koresha gutunganya tuwarete ho. Bose narangije. Hanyuma kuyo utaje gutunganya bino birabone ngo bihanagure nabyo. Aho ni mu kanya. Kandi sigepfa ruhuzagurika wowe. Bose. Uziko nakwibuka nakore kantu sinyanga ndamurukana ngashaka undi. Bose nabere gusuzuma haranje. Niwo gukoresha ndi gukoresha. Niwe bose. Kuyo utaje ngo haragure bino birahora. Ni ngako kanya ni mu kanya ndahita mbikora. Ntasoni kujya muri tuwarete kujya gukoramo isuku ntabwo urambaye. Bo umva rupaca ntitugenda no kwa Mathias kuri botike tujye koze no papier hygienique ejo ni ntabwo ngo asiga imwe yonyine hanje dufata rupaca byavuze ngo we bye koma rupaca nubu nakuraje Uraza ukubita inzu ushaka kuba hejuru uri mu biki ntasoni undi umugabo wanjye ari hehe uri gushaka urabona umugabo yamuhetse ndashaka Patrick niwe ushaka kuvugira ibiro ni bya Patrick cyane ibyanjye ariko rwose umva bagamaze ubu ahantu hose baturutse babonye ino biro n'ibisha kugira agatobero nakubwiye ngo ndashaka Patrick nyine Patrick wose ko nibikora mu
ngira n'umukozi yitwa Rupaca ubwo nyine muri tuwarete witwa Rupaca kwa muri tuwarete niwe witwa Patrick Sibo ngo muri tuwarete si utumye tuwarete cyangwa se ndirimo sohoka ntaho usohotse reba aho winjiye ahubwo jyewe ugarutata kwirukana ibi byazaba bibi cyane nta soni uyu mukobwa ari bato sohoka wowe sinsohotse bon ito ndakuza gusohoka ndakuza gusohoka ntaho ngiye ibi ni ibiro byo gutaba abantu ibitabo byawe sohoka cyangwa we shanze wa numa basi ubutu n'ikindi gishe wowe no sense shut